y'umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko mwese mwaramutse neza kandi muri amahoro muri gushima Imana. Ndabasuhuje rero kuri iki gitondo cyiza cy'umugisha. Nizere ko mwese mwaramutse neza. Hanyuma mbanje gushimira buri muntu wese wakanze subscribe, uri umuntu w'agaciro. Imana iguhereze umugisha. Kandi Imana data wa twese igukomereza amaboko ijye yumva gusenga kwawe kwa buri munsi. Nuzajya uhamagara Uwiteka agiye yihutira kukwitaba, kubera ko nawe wakoze umurimo mwiza ugushyigikira umurimo w'Imana. Hanyuma rero Yesu abaha umugisha kandi Imana ibakomereza amaboko. Turishimye kandi turanezerewe, dushima Imana muri iki gitondo ko twaramutse twese turi amahoro. Nawe utameze neza wizere Uwiteka nawe uraza kumera neza. Amen. Ikintu cya mbere ni ukwizera. Niwizere Uwiteka nawe uraza kumera neza, niwizere Imana nawe biraza kugenda neza n'ukuri. Hanyuma rero dushimiye Imana. Fatanya nanjye muri aka kanya gato tubanze dusenga Imana. Fatanya nanjye muri aka kanya gato tubanze dusenga Imana. Dushimire Imana data wa twese yaturinze tukaba twaramutse amahoro. Dushimire Uwiteka. Abantu bose babyutse cyangwa se abantu bose baryamye nijoro ntago ariko baramutse, ariko wowe ukwiye gushimira Uwiteka ko Imana yakurinze ukaba waramutse amahoro. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Reka dufatanye nanjye muri aka kanya tubanze dushima Imana, tumubwire ngo Mana turagushimiye ko watwongereye iminsi yo kubaho. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Reka dusenge. Mana uri data wa twese mwiza, Imana y'icyubahiro, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Mais l'instant soit béni contaille before sta béni contaille guerre à si commande de star et la page de pista de siri bonne contaille before yakita. Imana yumva gusenga kandi Imana irwanikanisha, Imana y'urukundo rwishe, Imana y'inyembabazi, Imana y'ukuri. Ushoboye byose Imana nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Izina ryawe ryubahe kandi izina ryawe rihimbazwe. Les temps sont des comptes before sta de siri bonne compte guerre à si commande de star. Iki gitondo ababyeyi baragushimiye, iki gitondo abagabo turagushimiye, iki gitondo abasore baragushimiye, iki gitondo buri muntu wese databuja baragushimiye. Tuguhereje icyubahiro uburyo waturinze databuja wera tukaba twaramutse amahoro. Izina ryawe rihimbazwe. Hanyuma twemerere uyu munsi utubere umunsi w'amahirwe kandi utubere umunsi w'umugisha. Ineza yawe mwami bane natwe, gukomera kwawe kube ku buzima bwacu, uhire imigambi yacu kandi n'ibyo dugambira gukora byose mwami duhereze umugisha. Mu gutegeka ibice byaho 28 guhera ku murongo wa mbere haravuga ngo nzabaha umugisha mu majya ndetse no mu maza. Uravuga ngo kandi uzaduha umugisha no mu mudugudu turimo. Twemere databuja wera buri muntu wese ahakorera databuja umuhereze umugisha, abacuruzi bahereze umugisha, abahinzi bahereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese databuja yohereze umugisha inyuma y'amaboko ye kandi resource di contact before yakitamanga desire. Ijwi ryawe ryiza ryongorera mwami ribe ku buzima bwacu. Utugirire neza, uvuguruza imigambi y'abagome ku buzima bwacu, uvuguruza imigambi y'abisha ku buzima bwacu. Ndatatanye gukora kose kwa gishitani, ndirukana imbaraga z'umubi mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi nibakire mu izina rya Yesu, abafite ibibazo bikemure mu izina rya Yesu Kristo. Elesha distado pini kontaye gera sika. Bibiliya avuga ngo mukomange muzakingurirwa kandi musabe muzahabwa. Aya masaha databuja natwe tuje imbere yawe tukwinginga kugira ngo mve gusenga kwacu uyu munsi. Easter before yakitamanga desire utubusanye n'ibyaduhigaga, ahubwo urukundo rwawe n'umugambi wawe mwiza ubari ugaragara ku buzima bwacu. Turagushimira tuguhereje icyubahiro. Lestation bini contaigera sika. Twemere ukubita indyange n'icakura ku buzima bwacu, ukubita ibyaduhigaga, uhiga ibyaturwanyaga mu izina rya Yesu Kristo. Wende gabo ntoya n'inini wimira ibitugeza ndetse n'ibiduhiga kandi wagurukire kudutabara. Icyubahiro kibi cyawe. Turagushimira rero nyir'ingabo nyir'ibihe. Twemere mu mwanya databuja wera tugiye kwinjira mu ijambo ryawe, uduhe kumva kandi uduhe kumvira. Ineza n'urukundo rwawe bane natwe mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu byahishuwe Yohana. Ibyahishuwe Yohana ibice byaho ni 22. Turahera ku murongo waho wa 12. Bibiliya iravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo.
hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemerwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya kandi akanabikora. Jyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero n'ige gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuru we, kandi nije nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Twongere cyane ngo amen. Dusomye ijambo ry'Imana tubwiye ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Aravuga ngo ndi Arufa na Omega, itangiro ndetse n'iherezo. Aravuga ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemerwe kwegera ameza cyangwa se rwa rurembo. Aravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abasambanyi n'abicinisha n'abakunda kubeshya kandi bakanabikora. Imana ishimwe. Iki cyari igihe Yohana yari ari mu iyerekwa, abona aya magambo kugira ngo amenyeshe twebwe cyangwa se amenyeshe ngewe nawe. Aravuga ngo dore ndaza vuba. Yesu ntabwo wamenya igihe yaza vuba ku buzima bwawe. Uyu munsi wa none ndiho ufite ubuzima, ariko mu kandi kanya gatoya byahinduka. Iherezo ryanjye ryaba iri ngiri, iherezo ryawe ryaba iri ngiri, ariko twese icyo duteguriwe ni iki? Ni ukugira ngo tumese ibishura byacu kugira ngo tuzabashe kwinjira muri rwa rurembo. Haleluya. Biravuze ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Sintekereza ko twese hari umuntu n'umwe ufite umugambi wo kuzaba hanze. Twese iyo tuvuga ijuru tuba twifuza twese kuzarijyamo. Hanyuma rero iri juru tuvuga kugira ngo umuntu azarijyemo, ni uko agomba kuriharanira, agakora ibyiza, agashakisha ibyo umwami ashima. Imana ishimwe. Kugira ngo iri juru uzarijyemo, ni uko uharanira kugira ngo ukore ibyiza kandi udacogora. Imana ishimwe. Imana ntabwo isubiza amasengesho, ahubwo Imana isubiza kwizera kwacu. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo rero hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abarozi n'abakunda kubeshya ndetse bakanabikora. Duharanire gukora ibyiza kandi tutagize gute, tudacogora. Nibwo tuzabasha kwinjira muri rwa rurembo, nibwo tuzabasha kwegera ameza y'umwami, nibwo tuzabasha kwinjira muri iri juru twirirwa tuvuga umunsi ku munsi. Duharanire gukora ibyiza kandi tutagize gute, tudacogora. Haleluya. Niba hari ibyo wakoraga bitatunganiraga Imana, ukaba uvuga ngo uzajya mu ijuru, uri kwibeshya cyane. Hari abo twaganiriye ejo bundi baravuga ngo kujya mu ijuru kwazabamo poromosiyo, ariko nagira ngo nkumenyeshe ko kujya mu ijuru nta poromosiyo izabamo. Oya, ijuru rizajyamo umuntu warikoreye kandi wariharaniye. Imana ishimwe. Ijuru rizajyamo umuntu warikoreye, wariharaniye. Ijuru nta poromosiyo bizabamo. Biravuze ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abikinisha n'abakora ibibi kandi n'ababeshi. Imana ishimwe. Haranira gukora ibyiza kugira ngo ijuru uzabashe kuryinjiramo. Reka mbabwire, igihe cyose umuntu ajya gukora icyaha kumva nta mutima umubwira ngo ugiye gukora icyaha, nta mwuka wera ubukurimo. Oya. Nyemerera mwise la pile aosha na imista dobe ela. Unyemerere mliza beba sala elo ya biko time before. Urushaho kwegera Imana. Urushaho kwegera Imana. Hunga umujinya wa Satani. Hunga Satani arimo araguhiga. Nta kindi Satani abereyeho, we ashimishwa no kubona uri mu byaha, urimo urakora ibibi, urimo urivundaguza muri ibyo byaha. Hunga. Gerageza usharanire gukora ibyiza kandi udacogora. Imana Data wa twese ihimbazwe. Gerageza urushaho kwegera Imana, kandi biravuga ngo nugarukira nanjye nzakugarukira. Nugarukira Uwiteka nawe azakugarukira. Nugarukira Uwiteka nawe azakugarukira. Nurushaho kwegera Imana nayo izakwegera. Ariko nukomeza kwiyobagiriza mu nzira urimo, bizatuma ubuzima bwawe burangira. Gerageza urushaho kwegera Imana,
kandi Imana nayo izabana nawe. Niba wumvise ano magambo akaba agufashije, ntugende utanditse ijambo amen, ukandira subscribe, usharinga n'abandi. Imana iguhereza umugisha. Utibagiwe na like, ako kantu kameze nk'agakumwe gahagaze ugakandeho, unasharinga n'abandi. Yesu abaho umugisha uyu munsi, umugisha w'Imana ubane namwe. Imana ibakomereza amaboko. Amen.